Haleluya, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Rugabisha Joseph, umwigisha w'ijambo ry'Imana. Narabihawe, numva ariyo mpano yanjye, cyane cyane ko mbikunda. Ntabwo ari uko nzi amagambo menshi kurusha abandi, ariko numva mbikunda kandi umwuka mpatira no gusangiza abandi ibyo namenye, ibyo numvishije. Ntabwo nshaka kubyiherera. Ndabarizite rero ngo muze tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yanshize ku mutima uyu munsi ni amagambo yitwa kubabarira, forgiveness mu ndimi z'amahanga. Kugira ngo ducunguze uburyo umwete, hariho ingingo nke turi buganire. Icya mbere, impamvu tugomba kubabarira. Icya kabiri, kurushaho gusobanukirwa kubabarira. Ahangaha icyo nshaka kuvuga ni abantu bagiye bavuga ibijyanye no kubabarira, buzuye ubwenge, buzuye umwuka. Turumva uko bagiye babivuga kugira ngo natwe bitwubake, kugira ngo natwe tubyumve, bidufashe. Ijambo rya gatatu, ingero nziza twakwigana zo kubabarira. Hari abagabo dusanga mu ijambo ry'Imana bagiye bababarira kandi bakomeye. Natwe rero tugomba kubigana. Icya kane, umwitozo wo kubabarira, exercise. Ni gute twakwiga kubabarira? Kubwo gucunguza uburyo umwete, reka tugende ku cya mbere. Ni kuki tugomba kubabarira? Hari impamvu enye nyamukuru, hashobora kuba izindi, ariko izo nizo mpamvu nyamukuru enye dusanga mu ijambo ry'Imana zidusaba kubabarira. Impamvu ya mbere, kubabarira n'itegeko ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo dusoma mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 13, haravuga ngo mwihanganirane kandi mubabarirane ibyaha byanyu uko umuntu agize icyapfa n'undi, kuko Umwami wacu Yesu Kristo yababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Ni itegeko ry'Imana, nta bindi. Umuvugabutumwa nkunda cyane, Joe Houston, ni umuvugabutumwa w'umunyamerika, yaravuze ngo kubabarira nibyo tugomba guhitamo byonyine. Forgiveness is a choice, but it is not an option. Ntabwo uhitamo kubabarira mu bintu byinshi, no, niko konyine ugomba kubabarira. Itegeko ry'Imana. Impamvu ya kabiri, tubabarira abandi kugira ngo Data wo mu ijuru natwe atubabarire. Aho tubafitemo inyungu, tugomba kubabarira kugira ngo natwe tubabarirwe. Ni amagambo dusanga muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira, na So nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Aha Yesu Kristo abivuze yeruye. Tugomba kugira umutima ubabarira. Ariko nanone yongeye ayandi magambo dusanga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 7, hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Hano umunyembabazi harimo umuntu ufite umutima ubabarira, wa compassion, ariko nanone n'umutima ubabarira abandi ibyaha byabo. Tugomba kubabarira abandi kugira ngo natwe ibyaha byacu bibabarirwe. Icya gatatu, tubabarira abandi kugira ngo amasengesho yacu asubizwe. Aho tubafitemo inyungu, birashoboka ko bya byifuzo byawe wasengeye
umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, imyaka itanu, impamvu utashubijwe ni uko utagira umutima wo kubabarira. Ukora byose pe, urasenga, uriyiriza, ukagira neza, ariko umuntu yagusitaraho bikakunanira kubabarira. Kubabarira birasa naho byabaye ingume, birasa naho byabuze mu bantu, mu bakirisitu, mu miryango iwacu aho ngaho, aho dukorera, mu nzego zitandukanye, aho abantu bahurira hose. Ariko twige kubabarira kugira ngo ya masengesho yacu, ya masezerano twategereje igihe kirekire, birashoboka ko impamvu ari interne, impamvu birashoboka ko ari twebwe. Ijambo ry'Imana nyine riravuga ngo kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Impamvu ya kane, kubabarira ni uburyo bwo kurengera bene data, kugarura bene data, again factor. Kugira ngo wenda tubyumve neza, reka dusome amagambo dusanga muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 15. Mwene se nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so. Twatakaje inshuti, twatakaje abavandimwe, twatakaje abo dukorana ntitukivugana, twatakaje abo dukorana business, twatakaje abo dusengana, dusharinga ijambo ry'Imana, dukorana byinshi, twari dufitemo inyungu kubera kutababarira. Ariko kubabarira ku bakristo byo ni ngombwa kugira ngo turengere bene data. Kuko umuririmbyi w'indirimbo ya 318 igice cya 8 iravuga ngo, igice cya 3 haravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu caha babone amahoro. Ibyo bintu turabisabwa rwose. Tugomba kubabarira kugira ngo turengere bene wacu, turengere bene data, kurushaho gusobanukirwa kubabarira. Hano rero ni nkaho nari gutanga definition imwe ijyanye no kubabarira, ariko kubera ko kubabarira ari ijambo rigari, ijambo rinini, ntabwo wabona amagambo make arisobanura, ariko turagerageza kurisobanura mu magambo menshi, ariko nanone ahinnye, kugira ngo mutaza kurambirwa. Ijambo rya mbere, kubabarira niko kuba umukristo. Kubabarira niko kuba umukristo. Hari wavuze ngo to be a Christian means to forgive because God has forgiven us. Ntiwavuga ngo uri umukristo utababarira. Tugomba kubabarira, tugomba kurangwa no kubabarira. Kubabarira niko kuba umukristo. Icya kabiri, kubabarira ni rwo rukundo. Nta wakwihandagaza ko ari umukristo ariko adafite urukundo, kandi nta wakwihandagaza ko agira urukundo adafite kubabarira. Kubabarira ni urukundo, ni rwo rukundo nyarwo, nicyo kigaragaza urukundo nyarwo. Umuntu yavuga ko kubabarira niyo ADN y'urukundo, ariko umuntu ashobora no kuvuga ngo kubabarira niyo ADN y'ubukristo. Hari nanone abanyabwenge bagize icyo bavuga kuri aya magambo. Aravuga ngo iyo ubabariye uba ugaragaje urukundo, kandi niba ukunze uzamurikirwa n'Imana.
when you forgive, you love, and when you love, God's light shines upon you. Iyo ubabariye uba ugaragaje urukundo, kandi iyo ugaragaje urukundo, iyo ugaragaje kubabarira, imirasire y'izuba ry'Imana zakuzaho. Mu yandi magambo, imigisha yose iyo wakwifuza uzayibona. Kubabarira rero ni isoko y'imigisha. Reba iriya migisha dusanga mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Ntabwo tugiye kubasoma, uzayisomere wumve iriya migisha. Kutababarira no kwivutsa iriya migisha yose dusanga hariya. Muri muntu nawe yaravuze ngo forgiveness is the oil of our relationship. Kubabarira ni amavuta, reka mbivuge gutyo. Kubabarira ni amavuta arinda umugesi ubusabane bwacu n'abandi na bagenzi bacu. Hari umugani w'ikinyarwanda tuzi uvuga ngo ifuni ibagarira ubushuti ngo ni akarenge. Ariko hano twebwe nk'abakristo reka tuvuge ngo ifuni ibagarira ubushuti ni ukubabarira. Ni kubabarira nibyo bibagarira ubushuti bwacu n'abandi. Gatatu, kubabarira ni imbaraga. Kubabarira ni imbaraga. Niba ushaka kubaha mu muryango, uzagire kubabarira. Niba ushaka kubaha ku kazi, uzagire kubabarira. Niba ushaka kubabarirwa, niba ushaka gukomera mu rusengero, muwo mubana uzabarira. Kuko dufite ingero nyinshi dusanga mu ijambo ry'Imana bitwereka ko abantu bagiye bababarira, bagiye baba abantu bakomeye. Ziriya ngero tugiye kuzivuga mu kanya, ariko hari abantu bagiye bagira icyo bavuga. Hari abavuze ngo abanyantege nke ntibashobora kubabarira. Kubabarira ni iby'abanyembaraga. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of a strong. Ni iby'abantu bakomeye. Wowe se ntushaka gukomera? Niba ushaka gukomera, aho uri hose, uzige kubabarira, uzakomera. Abantu bazakubaha, ubarwe mu bakomeye. Undi nawe aravuga ngo uburakari cyangwa se kutababarira bigusubiza hasi, ariko kubabarira bituma ukura, bituma ukomera. Anger makes you smaller, while forgiveness forces you to grow beyond what you are. Birakuzamura, bigushira ahantu, bigukura ahantu, bikakugeza ahandi. Hari ingero z'abantu tuzi hano ku isi mu mateka. Nelson Mandela yakomejwe no kubabarira, nuko yarazi kubabarira, nicyo cyamuranze. Gandhi wo mu Buhindi, baza amateka ye, yari umuntu uzi kubabarira. Martin Luther King nawe bamuvugaho iyo mbuto nziza yo kubabarira. Ariko tureke gucurisha hagati inyundo ihari. Inyundo ni Bibiliya. Hari ingero nziza dusanga muri Bibiliya twakwigiraho aya magambo yo kubabarira. Bari abantu bose bakomeye bo muri Bibiliya tuzi, bari abenshi bagiye barangwa no kubabarira. Joseph yarababariye. Urubika Joseph ko yababariye bene se, abavukanyi be, inshuro ebyiri byose yarababariye nubwo bamugiriye nabi. We yumvaga ibyo bamukoreye harimo umugambi w'Imana. Niba ushaka gusoma ayo magambo ajyanye no kubabarira kwa Yosefu,
uzasome mu Itangiriro igice cya 45 ku murongo wa 8 ugeze ku murongo wa 15. Moses nawe yaranzwe no kubabarira. Igihe kimwe Aroni na Miriyamu bamugiriye ishari, batangira kumuvugaho amagambo atariyo, ndetse bakavuga ngo ni kuki Imana ari Mose ariwe igomba gucishamo amagambo yayo, kandi Dayeli we yanarongoye n'umunyamahangakazi, yazanye umugore wo muri Etiyopiya. Ni kuki ari Imana igomba kuvugisha? Imana irabyumva, irarakara, ishaka nako yahanye Miriyamu, ihana Miriyamu imuteza ibibembe. Ariko Moses kubera ko yari afite umutima ubabarira, yasenze Imana yakira Miriyamu imbabazi. Nubwo yakubise akanyafu k'iminsi 7 arwaye ibibembe ari inyuma y'ihema, ariko kubera imbabazi z'Imana yasabiwe na Moses, Miriyamu yarongeye arakira, asubira ku murimo w'Imana. Umwami Dawidi we ubuzima bwe bwari kubabarira. Mu ijambo ry'Imana muzi ko yigeze kubabarira umugabo, ijambo ry'Imana ryitwa ikigoryi, Nabali. Dawidi yaramubabariye. Dawidi yababariye umwami Sawuli ubwo yamusanze ahantu yari afite uburyo bwo kumwica. Yaramubabariye, aravuga ko njyewe sinshobora gukora kuwasizwe amavuta. Ariko cyane igitangaje Dawidi yakoze, yababariye umugabo witwa Shimeyi. Amagambo dusanga muri Samweli wa 2 igice cya 19 umurongo wa 18 na 23. Shimeyi uyu nguyu yatutse umwami Dawidi, ubwo Dawidi yari afitanye ibibazo n'umwana we Absalomu, intambara yarose yabaye. Yatutse umwami umugenda. Ariko Dawidi yari afite uburyo bwo kumwica nubwo yari mu ntambara, kuko ingabo ze zaramubwiye ati waduhaye uburenganzira uriya muntu tukamukuraho. Ariko Dawidi aravuga ati nimumureke. Nanone Dawidi amaze gutsinda intambara yari afitanye n'umuhungu we Absalomu, uyu mugabo yaje kwaka imbabazi, kwakira umwami asubiye ageze i Yerusalemu, yaka imbabazi. Ariko abagenama umwami bashakaga ko Shimeyi apfa. Ariko Dawidi arababwira ati uyu munsi nta muntu ugomba gupfa, kuko ubwoko bw'Abanyisiraheli n'Abayuda bongeye guhura. Ababarira Shimeyi, ijambo rikomeye. Umwami Salomoni nawe yarababariye. Hari aho dusanga yababariye Adoniya, mwene se, umwe washatse kumukubita kudeta ngo amuriganye umurage we w'ubwami. Nanone mu isezerano risha tuhasanga uwitwa Stefano, nawe yababariye abamwicaga, abamugiriraga nabi. Iyo dusoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7 umurongo wa 59 ukageza ku murongo wa 60, Stefano yarababariye. Pawulo icyamamare mu ivugabutumwa, nawe yarababariraga. Iyo dusoma muri Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 16, bari abantu bose bamutereranye, Pawulo yarababariye. Kubabarira ni ukubohora, ni ugukiza. Forgiveness is to set free or to heal. Hari abavuga ngo the practice of forgiveness is our contribution to
of to the healing of the world. Kubabarira ni uruhare rwacu rukomeye rwo gukiza isi. Iyo ngeze ahangaha nibuka igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatanze urugero rwiza. Hari komisiyo yitwa y'ubumwe n'ubwiyunge. Rwose ni isomo rikomeye tugomba kwigiraho. N'urugero rwiza n'ibindi bihugu bigomba kwigiraho. Ndabivuga ndashidikanya ko iriya komisiyo yagize uruhare runini rwo kongera kubakira abanyarwanda. Niki rero twakora kugira ngo tubashe kubabarira? Aho ntabwo mpatinda, reka tuvuga icyambere. Nugirana ikibazo n'umuntu, kutajya kure n'uwo mwagiranye ikibazo, mwegere. Hashobora kugira gutya hakaba impamvu ibahuza agakora ikintu kimwe cyiza, bya bibi yagukoreye ukabyibagirwa ukamubabarira. Naho numujya kure, muri mind yawe, mu mutwe wawe, ikizagumamo ni cyaha yagukoreye. Yes, ni ukutajya kure n'uwo mwagiranye ikibazo. Icya kabiri, tekereza ko mwagiranye ikibazo, shaka ibintu byiza wamubonaho, cyangwa se ibyo yakugiriye byiza ubibare. Iyo ngeze ahangaha nibuka twigeze kujya muri retreat tujyana n'umukozi w'Imana witwa Antoine Rutayisire. Twarimo tuganira amagambo asa n'ayangaya yo kubabarira. Aratubwira ati nimugende mu busitani, twari ahantu hitwa Isovu, ufate umukolegi. Twari abakozi twakoraga muri Compassion International. Ufate umukolegi wese udasize n'umwe, ugende umubaraho ibintu 5 byiza umubonaho. Twarabikoze, twavuyeyo dusubiye mu masomo. Umuntu wese wamubonaga nk'umutagatifu, wamubonaga yejejwe kubera iyo exercise. Nawe rero gerageza ukore exercise za nk'iyo ngiyo. Uwo mufitanye ibibazo umubareho, ushakeho ibintu byiza wamubonaho cyangwa se ibintu yagukoreye. Nubitekerezaho neza, cyangwa se ugiye ubitekerezaho neza, kubabarira ntabwo byakugora, byakorohera kabisa. Icya gatatu, ni ukwirinda gukomeza gutekereza icyaha wakorewe. Ntugatinde ku byatambutse, ku byahise. Tumbira imbere, urebe ibiri imbere. Ntugasubire inyuma ngo utekereze uriya twabanye nabi, uriya iyo mubonye. No, ibyo ntabwo ari byo. Suzugura ibintu, ubifate ko ari ibintu byatambutse, byaboze, byashize. Ibyo bizagufasha kubabarira. Icya kane, niba bishoboka, ushaka uburyo wakwibagirwa burundu ibyaha wagiriwe. Niba biragoye, ntabwo byoroshe, niyo mpamvu hano dukoresheje ijambo ngo nimba bishoboka. Ubyibagirwe burundu. Rero tugomba kubabarira nk'uko twabivuze. Imana nibyo ishaka, n'ubushake bw'Imana, kandi kubabarira tubifitemo inyungu, kandi n'itegeko ry'Imana. Reka turangize dusoma isengesho ry'umuntu. Ni rigufi cyane, ntimugire ngo ngiye gutinda. Hariho umuntu wasenze aravuga ngo, Dear Lord, please show me everything I need to understand about forgiveness and surrender. Mana yanjye, nyereka ibyo nkeneye byose kugira ngo nige kubabarira ndetse no kwicisha bugufi.
mwakire neza ijambo ry'Imana.